before abantu babona yo physical beauty cyangwa the external beauty ngiye nabanje kumva the inner beauty that is in you. And kugira ngo akaramata tuzakabanemo kugeza iteka ryose. Ndagukunda kandi kagukunda kundusha. Reka tugushimire gukurikira Wasam TV show umunsi ku munsi. Urabona ko tumaze iminsi myinshi cyane tudakora. Hari ikibazo tekinike cyari cyarabayeho, ariko kugeza aka kanya nizera nashidikanya yuko cyakimutse kandi bikaba byararangiye amahoro. Werereho umukunzi wa Wasam TV show, reka tugushimire utarahwemye. Hari abanyuze mu gikari baratubaza bati ese byagenze gute ko mutagiye duhahereza ibiganiro, ariko nicyo kibazo cyari cyarabayeho cyonyine, ariko byaje kuba byakemuka. Nizera yuko nashidikanya na rimwe na gato, ndetse yuko buri munsi ku munsi tugiye kongera kujya tubaha ibiganiro ibiri visual ndetse n'ibiri audio bigiye bivangavanze. Byose tuzajya tubiguha hano kuri Wasam TV show. Icyo tugusaba gusa ni cya kindi kimwe cyonyine: hereza abandi, bakore share, bakore subscribe, barebe ibiganiro tugenda dukora. Byose ni ibintu bidushimisha kandi niyo nkunga yawe yonyine usabwa, guhereza abandi ibiganiro dukora umunsi ku munsi, maze natwe tukarushaho gukora cyane kandi tukongeramo imbaraga. Rwose ni icyo kingicyo cyonyine tugusabye. Rero ku munsi w'ejo bundi, ubwo ngubwo turavuga ku itariki 16 z'uku kwezi kwa mbere, ni tariki 16 z'uku kwezi kwa mbere, habaga ibirori bikomeye cyane hara mu mujyi wa Kigali. Ibyo ngibyo ni ibirori rwose by'ubukwe bwa Niyo Bosco ku itariki 16. Bivuze yuko hari ku wa gatanu. Uno munsi murabizi yuko turi ku itariki 18. Ni ibirori rero byari biryoheye amaso ndetse biryoheye amatwi, ariko bitaje gushimisha bamwe na bamwe, benshi mukunze kwita abahetazi, abacantege ndetse n'abandi bantu benshi bagiye batandukanye. Mu Kinyarwanda bundi baravuga yuko ngo nta bukwe butagezwe inorezo. Inorezo baba bavuga ubundi ni ishoka cyangwa se nko gushaka ku breakinga down urwo rukundo ndetse n'urwo bukwe bapfobye kugira ngo nyine ubukwe bupfe cyangwa se bice ubukwe. Niko abanyarwanda bavuga bati nta butaha rero butagezwe inorezo, cyangwa se nta bukwe bujya butaha habuza abantu bagerageza kuba bagira gute babwica. Ibyo ngibyo rero ni ibintu byagaragaye cyane muri ubu bukwe bwa Niyo Bosco. Kuva mu itegurwa ryabwo ubukwe bwarateguwe, butegurwa neza. Niyo Bosco agerageza kuba yabukora neza. Murabizi yuko Niyo Bosco nyine ukuntu yagiye azamuka. Noneho ubukwe bwarabaye, haba umurenge. Ndikumva hano kuri Wasam TV show twarabigarutseho, tubivugaho ibintu byinshi cyane, ukuntu umurenge wabaye, ukuntu byari ibirori byiza, ukuntu Niyo Bosco yavuze yuko yifuzaga yuko azakora ibirori papa wiwe umubyara akiriho, ariko bikaba byabaye ngombwa yuko akora ubukwe nta papa wiwe igihari. Ibyo ni ibintu byose byabaye, gusa avuga yuko ashima Imana yuko imufashije kubigeraho, kuko si ibya buri wese, ni ntabwo ari ibya buri wese, ndetse no gufata icyemezo ukavuga ati ngiye gushaka umugore n'ibindi bintu byinshi cyane bigiye bitandukanye, tubane akaramata. Niyo Bosco rero yifuzaga yuko ngo kubana akaramata ari cyo kintu ashyize imbere, pana bya bindi ngo by'abastari babana uno munsi n'ejo bagahita bashwana, ugasanga nyine ntibabanye neza. Mujya mubabona ari nacyo kintu kiri gutera abantu benshi cyane kuba bamugereranya n'abandi bastari bagiye batandukanye, turi buze kugenda tugarukaho. Niyo Bosco rero
umunsi wa 16 w'ukwezi kwa mbere 2026 nibwo umwaka ugitangira yagize gutya akoresha ubukwe bwa danje rwose ngo buhenze cyane, niko abari babwitabiriye bavuze ngo no bukwe buhenze rwose, ngo no bukwe butoroshye bufite amafaranga menshi yasabwe ku ruhande rwa Niyo Bosco. Abantu bakavuga bati rero Niyo Bosco yarigereranyije, Niyo Bosco yishyize mu rwego rwa danje, ngo ariko ngo ni ibintu ngo yagiriwemo inama n'umugore wiwe, ngo rero ngo uyu mugore wiwe ngo akaba agamije kugira ngo amurye ikofi cyangwa se yereka abantu ko yakoze ubukwe bwa danje, ngo ariko ubu bukwe ngo nibuza kuba bwarangira ngo uyu mukobwa uko byagenda kose ngo azakatira Niyo Bosco nk'uko abandi bose ngo bigenda. Abantu rero bari kugenda babivuga, bari gutanga urugero rwa Muyango ndetse na Kimenyi Yves. Murabizi yuko abangaba babanye bose bafite ibiceri, aba kwa Kimenyi Yves yari afite ibiceri ndetse na Muyango yari afite ibiceri, ariko ubu ngubu ngo bakaba bameze nkaho bari gushwana nyine, ugasanga ntago bimeze neza, ngo icyo bari gupfa nta kindi ngo nuko ikofi ku ruhande rwa Kimenyi Yves yarangiye. Rero akaba ari icyo ngicyo bahera bavuga bati Niyo Bosco bamushoye mu bintu by'ubukwe bwa danje, noneho ngo nibomara kuba mu biceri bigashira ngo bazamwanga. Abantu benshi nyine ntago bari kugenda babivugaho rimwe, bari kuvugera bavuga ngo Niyo Bosco n'iki, ariko rwose Niyo Bosco reka tukubwire ngo we kuba warafashe icyemezo ukakora ubwo bukwe, congratulations, niko wabibonaga. Wenda nibinagenda nabi it's okay, nubundi byari ubwo byaba ari bya bindi nubundi bizabaho. Nibigenda neza Imana ishimwe cyane, ni nabyo tukwifuriza ngo ubake urugo rwawe, kandi nanone ugize amafaranga n'uyishimishemo ntacyo bimaze. Abantu rero benshi bari kugenda bagaruka bavuga ati bamushoye mu bukwe, ndetse ngo bamushora mu bukwe nawe ubwe atabasha kubona. Murabizi ko Niyo Bosco afite ikibazo gikomeye cyane cyo kuba afite ubumuga bwo kutabona. Ni ibintu buri wese byabaho, ntago ari we wabihisemo, nta nubwo ari ibintu yizaniye, kuko buriya bumuga cyangwa se kuba afite ubwo bumuga yabugize amaze gukura, afite imyaka 10. Ni ibintu rero nawe aka kanya wirata ngo ufite amaso abiri, ufite amatwi abiri, ufite iki, aka kanya ijisho rimwe rishobora kuvamo cyangwa se yose akanavamo nawe ukabaho utabona. Ni ibintu rero biraho. Abantu benshi nyine bari kugenda babigarukaho bamusebya, ariko reka tukubwire ngo Niyo Bosco igikorwa wakoze ni icyo kwishimirwa, kandi bumuntu w'umugabo igihe icyo ari cyo cyose wafashe icyemezo ukavuga ati iki kintu kigende gutya na gutya, kigumeho kigende gutyo, nyine we wagiteguye, iby'abandi n'iby'abandi byihorere. Iyi ni Wasam TV, twakomeza kugenda tubigarukaho tukwifuriza urugo rwiza, Imana izakubakire, ndetse icyemezo n'intambwe wateye yo kuvuga ngo ushaka umugore aba ariko bizakomeza kugenda, ndetse bizagende neza no kurushaho. Imana ahubwo iguhe andi mafaranga menshi cyane aruta ayo ufite, dore yuko Imana ifite byose. Naho bavuga yuko ngo bazaguta, bavuga ibigambo byinshi cyane, abo ngabo ni ukubihorera kubera yuko Imana niyo igena byose, kandi nzi neza yuko uyiringira, dore yuko wanafashe icyemezo cyo kuva muri secular music ukerekeza muri gospel. Ni ibintu byiza cyane kandi bishimisha n'Imana muri rusange yuko ugiye gukora umurimo w'Imana. Naho iyi ngiyi yari Wasam TV show, ugira ibihe byiza.